Yesu ashimwe nshuti bene data, turabasuje mu izina rya Yesu. Twageze muri wa mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Tubahaye ikaze kuri channel Joshua TV Rwanda. Abamaze gukora subscribe, Imana ibahe umugisha, abakora share, abagenda bakora comment, bagenda batubwira ndetse n'abatwereka ko badukunda bakanda like. Imana igikomeza kubagirira neza. Niba nawe aribwo bwa mbere ukaba utarakora subscribe, ni umwanya wo kubikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku buryo bwihuse kandi bworoshye. Imana iguha umugisha, imbaraga n'amavuta. Ndabizi neza ko bizaba umugisha kuri wowe kandi uzarushaho gufashwa. Imana itugirire neza. Muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana, tugiye kuganira muri iri jambo analire turi busengere muri Samuel wa mbere ibice bya 14. Turasoma umurongo wa 45. Samuel wa mbere ibice 14 umurongo wa 45 aravuga ngo, ariko abantu babwira Sawuli bati, mbese Yonatani yapfa kandi ari we wazaniye Isirayeli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa. Turahiye Uwiteka uhoraho, ntihazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe we gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu bakijije Yonatani ntiyapfa. Twakire neza ijambo ry'Imana. Iyi ni inkuru y'umugabo witwa Sawuli. Tuvuze ku mugabo witwa Yonatani. Uyu Yonatani akaba umuhungu wa Sawuli. Kera Sawuli ngo yigeze gutegura urugamba, ariko arutegura rutari mu bushake bw'Imana. Ngo Sawuli yari yaramaze kwigomeka ku Uwiteka, ngo bituma n'andi mahanga mumenyera, ngo kugeza ubwo Imana itanze isoko iravuga ngo mugende mujye munkosorera Sawuli. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe rero ngo Abafilisitiya baragambirira gutera Abayisirayeli, ngo baravuga ngo muze tujye kurwanya Sawuli. Ngo Sawuli agiye kubyumva ngo agira ikibazo, agira ubwoba, aravuga ariko nubwo Abafilisitiya bagiye kuza kudutera, nanjye nkaba ntakiri mu nzira neza, ndaza gusenga Imana iraza kubimbwira, ntabwo yadutanga mu maboko y'abatarakebwe, ntabwo yakwemera yuko dupfa bene aka kageni. Ngo Sawuli ngo mu gihe yari ari gutegura urugamba, ngo akumva ubwoba buri kurushaho buza, ngo kugeza ubwo yigiriye inama, ngo aravuga ngo reka ngende nsenge. Sawuli arasenga, ngo ariko ntiyagira ikintu na kimwe yumva kivuye ku Uwiteka. Sawuli aravuga ngo oya twongere dusenge. Ngo barasenga, nta kindi kintu cyatumaga Sawuli asenga nuko yari yumvise ko Abafilisitiya bagiye kuza kumutera. Uzi ko abantu basenga bagafata umwanya wo gusenga ari uko babonye inzara yageze mu mago yabo? Uzi ko hari abantu basenga ari uko bari kubona ibibazo byabugarije? Uzi ko hari abantu basenga ari uko uburwayi bwamaze kugera mu miryango yabo? Ndakwifurije kugira ibihe byo gusenga, atari uko hari ikintu kimwe cyabaye cyangwa se kibi abadayimoni bakuzanye. Ugomba guhora mu buzima bwo gusenga. Ugomba gusenga ku manywa, ugomba gusenga nijoro, ugomba gusenga ubyutse, ugomba gusenga uryamye, no mu bitotsi byawe ukaba uri mu masengesho. Sawuli ngo yari yaramaze kugwa, yaramaze kumva yuko iby'abanyamasengesho ari iby'abasazi, yaramaze kumva ko ari ukomeye, yaramaze kumva yuko afite ubushobozi n'ubutwari. Ariko Sawuli igihe kimwe Umufilisitiya aravuga ngo Sawuli muze tumukosore. Imana nayo irabyemera, iravuga ngo nimugende munkosorere Sawuli turebe ko nibura yagira ubwenge akangarukira. Ngo muri uru rugamba rero ngo Sawuli nibwo yongeye kugira agatima ko gusenga. Ariko nshuti yanjye wowe nkurikiye, ndagira ngo nkubwire, nusengeshwa n'ibigeragezo uzahora uri mu bigeragezo. Nusengeshwa n'uburwayi ntabwo indwara izava mu nzu yawe. Nusengeshwa n'inzara, nushaka ujye ugira ute, ntabwo inzara izigera iva mu rugo rwawe. Upfa kuba iyi nzara yaje cyangwa icyo kigeragezo cyaje aribwo Imana ikubona. Haleluya. Bibiliya ivuga iki rero? Yavuga ngo nuko Sawuli ngo yiyungura igitekerezo cyo gusenga. Ariko mu bintu bya mbere Imana itajya yumva, Imana ntabwo ijya yumva amasengesho y'amatakirangoyi. Ntabwo Sawuli ari gusenga kubera ko akiranuka. Oya, ntabwo Sawuli ari gusenga kubera yuko ari kumva imbaraga z'Imana. Sawuli ari gusenga kuko yamaze kumva yuko bagiye kumutera. Bibiliya ivuga ngo Sawuli arasenga, ngo ariko Imana ntiyamwumva, ntiyagira ikintu ibikoraho, ntiyagira ikintu imusubiza. Bibiliya ivuga iki rero? Ngo Sawuli yiyungura igitekerezo, aravuga ngo nubwo twasenze Imana ntituvugishe, ariko ndabizi neza ko hari icyo twakora Imana yacu igakora cyangwa se ikesha icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo Sawuli apanga ko abasirikare bagomba
kujya kurwana, ntabwo byagombaga guhagarika urugamba. Ariko nubwo bagiye kurwana, ngo nta musirikare ugomba kugenda yariye. Afata abasirikare bose abiriza ubusa, arababwira ngo mugomba gusenga ku ngufu, nta muntu ugomba kubona ibyo kurya, mugomba gusenga, niko ntegetse. Ngo abantu bose baragenda biyiriza ubusa, ngo abasirikare bose biyiriza ubusa, ngo inzara irabica. Abafilisitiya bo baragenda bategura urugamba, bararwana, barategura, baravuga ngo muze dutere. Ngo baragenda baratera, mu kugera mu Bayisiraheli, bitewe n'inzara Abayisiraheli bafite, Sawuli yabicishije inzara, nta byo kurya babonye, bamaze igihe batagera iwabo, barashonje cyane. Ngo Abafilisitiya bakabica, ngo Abayisiraheli barapfa, ngo barongera barapfa, ngo barongera barapfa, ngo hasigara abasirikare bakeya, ngo hasigaye abasirikare bakeya. Umugaba mukuru w'ingabo yari Yonatani, ngo arangije abona nawe birabayobeye, ngo wari umutwaza intwaro, aramubwira ati nta kindi dusigaje, ngwino twiruke tutere gupfa natwe, turabo twari twiringiye za ngabo zari zikomeye za data zose zapfuye. Ngo mu gihe Yonatani yirutse, ngo aragenda ajya mu ishyamba, ngo ageze mu ishyamba asanga hari ahantu batemye igishitsi, ngo ariko muri icyo gishitsi ngo Sawuli nani Yonatani ngo agenda agiye kwihishamo, ngo agezemo asangamwo ubuki, ngo asanzemwo ubuki. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Yonatani afata inkoni yari afite, ngo akoza muri bwa buki, ngo arangije ararigata. Ngo mu kumara kurigata ku buki, ngo amaso yarareba, ngo Yonatani yumva imbaraga ziraje, ngo Yonatani yumva ubwiza bw'Imana, ngo Yonatani yumva amateka adasanzwe, ngo Yonatani yumva amateka yarahindutse. Ngo Yonatani afata umuheto we, ngo arongera ararekera, ngo mukurekura umwambi, ngo umwambi umwe wica nk'abasirikare b'Abafilisitiya 50. Haleluya! Ngo Yonatani arongera akozamo, ayiwe, ngo Yonatani arongera akozamo, ngo amaze gukoza mu buki, ngo yarasa mu Bafilisitiya, ngo agapfa nk'Abafilisitiya 500. Imana iguha ubuki, Imana iguha ubuki. Bibiliya avuga ngo umuririmbyi umwe yigeze kuririmba, aravuga ngo aryohera cyane, ngo nta n'ubuki buryoha nkawe, ngo mbese nabura ikimufite. Haleluya! Nta kintu twaburana uyu mwami w'abantu, araturyohera kurusha ubuki. Ngo Yonatani akamwe inkoni, yamara gukozamo inkoni, ngo akica Abafilisitiya. Ngo Yonatani aragenda yica Abafilisitiya, ngo aragenda arabica ngo kugeza ku rwego rudasanzwe. Bibiliya iravuga ngo Yonatani arabirukankana, ngo abageza kure, ngo abageza kure kubw'imbaraga yakuye mu buki. Ngo mu gihe rero bagarutse, ngo bageze imbere ya Sawuli, Bibiliya iravuga ngo Sawuli aravuga ngo ntabwo bishoboka ko abasirikare ba Isirayeli bapfa bene aka kageni nta muntu wariye. Ngo Sawuli ategeka abakonikoni n'abandi bantu kuza bagakora ubufindo, babwira Abayisirayeli ngo mujye hariya, nanjye n'umuhungu wanjye duhagarare hano dukora ubufindo tureba bariye. Ngo baragenda ngo bakora ubufindo, ngo bakoze ubufindo, ngo ufite ubufindo bugafata Sawuli n'umuhungu ko harimo wariye. Ngo Sawuli yakwitekerezaho akabona ntabwo yariye, ngo ariko yareba Yonatani, ngo akavuga ati Yonatani ariko nawe ntiyabikora kuko ari we wari umugaba mukuru w'ingabo. Ngo nuko Sawuli aravuga ati se ko ubufindo buri kumfata n'umuhungu wanjye, nanjye n'umuhungu wanjye nimuze mudufindire ubufindo, kuko nimufinda ubufindo niyo yaba ari Yonatani wariye ndamwica nta kabuza. Ngo barongera bakora ubufindo, ngo ubufindo bwabo ngo bufata Yonatani ko ari we wariye. Bibiliya ivuga iki rero? Iravuga ngo nuko Sawuli aravuga ngo nimunzanire inkota yanjye, ngiye kwica umuhungu wanjye kuko ari we warenze ku mabwiriza y'ibyo twapanze, akarya agatuma ingabo z'Abayisirayeli zipfa. Ngo nuko bamuzanira inkota, ngo agiye gutema Yonatani. Yonatani mbabarira nkubwire uko byagenze. Yonatani atangira kumubwira uko bari babishe babamaze, akajya kwihisha mu gishitsi, akahakura ubuki yakozamo inkoni, akabona nibwo arebye cyane, ngo akaba aribwo yabashije kwica Abafilisitiya banapfuye. Ngo Yonatani mu gihe ari gusobanura ise Sawuli ati ibyo ntabwo bihagije, ndanakwica. ngo amanitse ukuboko kugira ngo amwice. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Yonatani arongera avuga ati data ongera umpa amahirwe ya nyuma, isati ivuga bwa nyuma nkwice. Ngo Yonatani areba abasirikare barokotse arababwira ati niko namwe mugiye kwemera ko mpfa? Nimuzi ukuntu bari bari kutwica, nimuzi ukuntu namaze gukoraza inkoni mu buki, namwe mwarokotse akaba aribwo mbarokora? None se ubu mwiriye gupfa? Ahubwo data niwe watugambaniye, wafashe abasirikare bacu akabicisha inzara,
bakajya ku rugamba bashonje. Ngo abasirikare barokotse intambara ngo batekereje ibyo Yonatani yakoreye mu rugamba n'ukuntu nabo bari bari mu mubare w'abagomba gupfa ariko ntibapfe, ngo barabirinduka baravuga ngo Yonatani ntabwo agomba gupfa, kubera ko Yonatani ibyo yakoze byose yabikoranye n'Imana. Reka nkubwire, aho Sawuli yari azi ko agiye kuguterera inkota, hari abagiye kugukiza, hari imbaraga zigukiza, hari amajwi agiye gutera hejuru avuga ngo ugomba kubaho, ntabwo uri uwo gupfa. 2025 ntabwo uri uwo gupfa, ugomba kubaho. 2025 ntabwo ari uwo kurwara, ugomba kuba muzima. Mu izina rya Yesu ndahanuriye ubuzima bwawe, aho abantu bari bazi ko ugiye kwicirwa, aho ibintu byari biriyangiye, hagiye kuboneka ubundi butabazi. Ngo abantu batera hejuru ngo baravuga ngo Yonatani ntabwo ari uwo gupfa, kuko ibyo yakoze byose yabikoranye n'Uwiteka. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ibyo Yonatani yakoze yabikoranye n'Imana. Nshuti yanjye wowe wari unkurikiye, ntabwo uri uwo gupfa, ntabwo uri uwo guseba, ntabwo uri uwo kumwara, ntabwo uri uwo gukorwa n'isoni. Nubwo isi yari ikwatatse, byari birangiye, wari ugiye gukorwa n'isoni, ariko wapi, ntabwo uri uwo gupfa. Ibyabaye byose wari uri kumwe n'Uwiteka Imana. Reka dusenge Imana. Ubwire Imana ngo urakoze kundokoye, urakoze ko hari uburinzi bundokoye, urakoze ko nanjye nari mu mubare w'abo gupfa ariko simfuye, kuko hari imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa zigaragaye ku ruhande rwanjye. Data, mu izina ryawe rikomeye turagushimye Yesu Kristo, niwe mwami w'abami, niwe ushobora byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze ko uturinze ukuboko kwa Sawuli, uturinze inkota ya Sawuli. Sawuli yari agiye kudusogota akurikije amahame yiwe, yumva ko ariko kuri kwiwe, yumva ko ari we wari kurwanira ishyaka, ariko urakoze ko ubuzima bwacu ubukuye mu maboko ya Sawuli. Izina ryawe nirikomeze rishimwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana, asengeye umuntu wese wari udukurikiye muri uyu mwaka, muri uyu munota, muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Reka buri muntu wese wari uzi ko agiye gupfa yongere yakire ubuzima. Uyu wari uzi ko bimurangiranye, reka yongere yakire kubaho, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho rero komeza usohoze umugambi wawe ku buzima bwacu, cyo wadusezeranije ubisohoze, maze amashimwe yiyongere muri twe, maze Data wa twese izina ryawe rikomeze kuguha icyubahiro mu isi y'ababaho. Ngaho rero komeza uganze kandi ukomeze kutugirira neza. Buri muntu wese umuhe umugisha, abadukurikiye umuhe umugisha. Uyu muntu uduhaye umwanya we nawe reka umuhe umugisha, kandi umubohora abadayimoni bari bamuzirikiye. Urakoze ko umukuyeho ukuboko kwa Sawuli, izina ryawe rikaba rihawe icyubahiro. Byose twizeye ko ubikoze kandi bikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha mwebwe mwari mudukurikiye aho muherereye hose. Nkomeje kubashishikariza gukora share kugira ngo ibi biganiro bigere kure, n'abatarakora subscribe nawe uyikore kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabashimiye, Imana ibarengere kandi Imana ikomeze kubahaza ibyiza n'uburame. Shalom, shalom.